dushimiye abakunzi b'ibiganiro byacu, ibiganiro bica kuri channel Ijuru TV. Ni channel yacu, ni channel yanyu, ni channel y'ubutumwa bwiza. Reka mvuge ngo ni channel y'ubutumwa bwiza kubera ko habaho n'izindi channel gaburiya nazo zinavuga ibyitwa iby'Imana. Ariko buryo umuntu wese ufata Bibiliya gutya agasoma agasobanura ntibivuze ko ari kuvuga ubutumwa bwiza. Ni channel yanyu, ni channel yacu, ni channel y'ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza iyo Pawulo abusobanura mu gice cya mbere cy'Abaroma umurongo wa 16 na 17 aravuga ngo ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Ukubera ko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa uhereye ku muyuda ukageza no kumugira iki, ku munyabyaha n'umukirisitu. Urumva ntabwo wakizwa mu yandi magambo utumvisha ubutumwa bwiza. Ushobora kumva ibindi bitari ubutumwa bwiza ukanabifata mu mutwe ukamenya kubisubiramo ariko ntibibashe kugukiza kuko atari ubutumwa bwiza. None akomeza avuga ngo kuko muri bogo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera, kugakomezwa no kwizera, nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Urumva rero navuga ko ni channel y'ubutumwa bwiza kuko ni channel ihishurira abantu gukiranuka kuva ku Mana, guheshwa no kwizera. Mu gihe henshi ibyo bita ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu ngo mukiranuke muzajye mu ijuru, ariko ubutumwa bwiza nyakuri buhishura gukiranuka kuva ku Mana, guheshwa no kwizera, kugakomezwa no kwizera. Ubwo rero mukomeze mukurikira ibiganiro byacu kandi mubisangize abandi kuko icyagukijije, icyakugiriye umumaro nta mpamvu yo kukigira ubwiru, ukwiye no kukigeza ku bandi. Na niwo murimo Imana idusaba cyangwa isaba abantu bose baba bamaze guhishurirwa ubwiru bw'Imana. Nge rero utangiye kuganira namwe ni Emile Nshimiyimana, ariko nkuko mubibona ndi kumwe na mwene data mu kiganiro, nawe yabibwira ubundi tugakomeza. Murakoze cyane. Mbaje kubasuhuza. Amazina yanjye ni Mutagatifu Emile&Theoneste, ubutumwa bwiza bwa Yesu. Yego. Imana ishimwe. Amen. Kadushimira Imana iduhaye ubu buryo. Turagushimiye Mana yacu, Mana nziza, Mana y'urukundo. Wowe muremyi w'isi n'ijuru, wowe waremye byose, wobeshaho byose. Wowe udukunda ukaba warabigaragaje ubwo watangaga Yesu Kristo kugira ngo abe igitambo cy'ibyaha byacu byose, ajye mu kigwi cyacu adupfire, ariko kandi kumwizera biduheshe kwambikwa gukiranuka kwe, nabyo biduheshe kuba baragwa b'ijuru. Tugushimiye uwo murimo wakoze utangaje wo gucungura abari mu isi, ariko by'umwihariko turagushimiye ko iyo nkuru nziza yatugezeho kandi ugahana imitima yacu kuyizera. Tumaze kwizera twisanze tutaceceka iyo nkuru nziza, ahubwo natwe twinjira mu mubare wabo gutangariza abandi inkuru nziza y'umukiro w'abari mu isi. Tugushimiye aka kanya keza utanze ko kugira ngo tugeze ubutumwa bwiza ku badukurikiye. Turasabira imitima y'abumva kugira ngo ye kwinangira, ahubwo ibohokere kumva ndetse no kwizera. Dusangire n'abumva umunezero w'ijuru. Tuyobore muri byose ku bwa Yesu urakoze. Amen. Muvandimwe, ndakumva mwene data. Nashimye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganire n'abadukurikiye. Yego. Nakuri ijambo ry'Imana. Yego. Ndetse nashaka kujya mu ijuru. Yego. Ikiganiro cyacu cyakene nyine ijuru ntirikorerwa. Yego. Ariko uyu munsi turibanda ku bibazo bimwe na bimwe tubazwa n'abakunzi bacu. Waruvuze ngo abashaka kujya mu ijuru. Ubwo mbese uvuze ko umuntu ushaka kujya mu ijuru wese nakurikira ibiganiro byacu.
turibanda ku bibazo bimwe yego abakunzi bacu bagenda batubaza nibyo. yego hari umuntu wabaje ikibazo ariko ni benshi babaza ngo mbese ubwo umuntu yizeye gusa ku Yesu nk'umucunguzi we yafashe dosiye iby'Imana amubaza ngo ajye mu ijuru, Yesu akabikora neza, akizera Yesu gusa yego akabona ijuru. ngo ibyo byatuma ajya kwikorera ibyaha ko yishakiye kubera ko yamenye ko nta kimana kimwikiza, yabishe umucunguzi wiwe. Subiza abakunzi bacu. Ni ikibazo cyiza, ariko ntabajijwe ndi uwa mbere mu babwiriza butumwa bwiza. Nizera ko nawe nyine nk'uko wari ubivuze ko nawe wakibajijwe. Abavuga butumwa bwiza bose babazwa icyo kibazo. Na Paulo arakibajijwe cyane. Iyo usomye mu rwandiko yandikiye Abaroma, hari aho yageze aragisubiza, bigaragaza ko yari yakibajijwe, ntiyari gusubiza icyo atabajijwe. Ikibazo yagisubije mu gice cya 6 cy'urwo rwandiko, aho yavuze ngo mbese dukore ibyaha. Reka nze mpasome wenda ntavuga uko hatari. Mu gice cya 6 cy'urwandiko yandikiye Abaroma haravuga ngo nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage? Nkiri ku kibazo, urumva ko si ikibazo gishyashya mu by'ukuri. Ntabwo ari ikibazo gishya, ni ikibazo cyabajijwe uhereye kera, ni ikibazo kibazwa muri iki gihe cya none, ariko ni ikibazo kizakomeza no kubazwa ahantu hose ubutumwa bwiza buzakomeza kugera. Sibyo? Ariko mbere yuko ninjira mu gisubizo, navuga iki? Umuntu ubaza utya abatari yizera ubutumwa bwiza. Kuko nta muntu wizeye ubutumwa bwiza wabaza iki kibazo. Ntabwo bishoboka. Kuko we abazi ingaruka zizanwa no kwizera ubutumwa bwiza, cyangwa se impinduka zizanwa no kwizera ubutumwa bwiza. Sibyo? Ubaza iki kibazo wese, reka mbyongereho, reka mbisubiremo, nuko abatari yizera ubutumwa bwiza. Ariko hano Paulo nyine yarasubije ku murongo wa 2, aravuga ngo ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Urimo kubyumva? Atanze iki? Igisubizo. Agaragaje ko iyo umuntu yizeye ubutumwa bwiza abagize gute? Abapfuye ku byaha. Sibyo se? Arega niyo mpamvu gukizwa bica mu rupfu. Sibyo? Agakiza kacu kanyura mu rupfu. Burya icyo twizera ni uko umuntu wacu wa kera yapfuye, ariko apfiriye muri nde? Muri Yesu. Ubwo nyine niko guhanwa k'umunyabyaha mu yandi. Ntitwahawe imbabazi nko kuvuga ngo ndabababariye nimwigendere. Si uko Imana yatanze imbabazi. Uye ahubwo Imana yagombaga guhana umunyabyaha, kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Mu Baroma 6 n'ubundi hano turi umurongo wa 23 niko havuga. Havuga ngo ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Ntabwo Imana nk'umucamanza utabera yari kubabarira umunyabyaha yirengagije igihano cy'umunyabyaha. Umunyabyaha yagombaga gupfa uko byamera kose. Iyo twizera rero ko Yesu yapfuye, tuba tunizera ko twapfiriye muri we. Niho mu Baroma mu Bagalatiya 2:20 havugira ngo nabambanywe na Kristo, ariko ndiho. Ariko sinjye ukiriho noneho ubwo. Ahubwo ni Kristo urihe? Uriho muri njye. Aho hari mu ipfundo ry'ibintu byinshi. Niba ntakiriho, ahubwo hakaba ariho nde? Kristo muri njye. Keretse uvuze ko Kristo yakora
yaba agiye gukora ibyaha. Aho rero ahita hasubiza iki kibazo. Abantu uri kuvuga bagomba gukora ibyaha bagize gute? Barapfuye. Umunyabyaha yagize ute? Yarapfuye. Uriho ni Kristo muri abo bantu bamwizeye. Sibyo? Ndetse ubwo reka mvuge ngo ahubwo impamvu abantu bakomeza gukora ibyaha ni ukutizera. Nuko batigeze bizera. Bemera urupfu rwabo muri Kristo. Sibyo? Kwizera gufite igisubizo. Gufite igisubizo. Unyibukije amagambo hano witwa nta bwenge nawe ntabwo yarigeze yizera. Yego. Barimo bwiza ubutumwa bwiza. Yego. Hano havuga ngo utiki. Urashaka ko twiringira ibyo Kristo yakoze ubwe. Udashyizeho ibyo natwe dukora. Aha. Kwemera ibyo. Kwatuma dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza. Tutirinze. Tugakora ibyo dushaka byose. Nawe ufite impungenge. Afite impungenge. Nta bwenge. Ntabwo nta cyatuma dutunganya ingeso zacu ngo twirinde ibyaha. Niba ari ukuri yuko tubasha gukora ibi byose dushaka hanyuma tugapfa kwizera Kristo ngo tubarweho gucyanuka kwe tugatsindishirizwa. Ariko umuvandimwe nawe yamushubije nk'uko Paulo yashubije. Yego. Witwa Mukristo. Mukisa ati witwa nta bwenge. Yego. Kandi izina ryo umuntu. Ibyo ushubije byerekana ko uriwe koko. Okay. Aho wabivuze uvuga ko yego abazi ibyo bibazo okay. Batari bakizwa. Nibyo. Ariko reka tubasubize. Okay. Ngo nta bwenge ufite bwo kumenya gukiranuka Imana yemera ngo itsindishize umuntu uko gusa nuko kungana. Nta bwenge ufite bwo kumenya yuko wowe ubwawe udafite uko gukiranuka gushakwa n'Imana. Okay. Kandi yuko utakubona utazakira umujinya w'inkazi w'Imana yera. Okay. Kandi rero nta bwenge ufite bwo kumenya yuko umuntu wizeye Kristo muri ubwo buryo. Yego. Agakizwa koko. Yego. Akambara umwambaro wera wo gukiranuka kwe. Aha. Kwa Kristo nyine. Yego. Uwo nguwo abahindutse cyaremwe gishya. Okay. Ibyo yizera bigomba kunesha umutima we. Okay. Bikawugomorera Imana yerekaniye muri Kristo. Amina. Bigatuma akunda izina ryayo. Aha. N'ijambo ryayo. Yego. N'inzira yayo. Okay. N'abantu bayo. Yego. Icyokora ibyo ntawe bihuriye n'ibyo wemejwe n'ubwo buswa bwawe. Amina, 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 amina. Iki kibazo abatize bazakomeza kukibaza kuko bivuze ariko nuko batizera. Nibyo. Ariko uwizera we anamenya burya ko ibyo yizeye bitsinda umutima. Ari imbaraga zitsinda umutima we. Bikamugomorera Kristo. Bikamutera gukunda Imana. Gukunda nabi Imana no gukunda ijambo ryayo. Imana rero yatanze agakiza kuzuye ariko Yesu. Yego. No kumwizera. Yego. Binakubemo imbaraga. Yego. Zituma tubasha no kunesha. Yego. No gukiranuka. Amen. No gutungana. Amen. 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 Ubundi se tukiraho utabanje kwizera ko Imana yakubabariye ibyaha byawe byose. Yego. Ubundi wayikunda uyikundira iki? Utegereje ko izakurimbura nibwo wayikunda? Mufande nza hano yego umvise nza hano yego naye kibazo n'umotari mu nzira. Yego. Nambwiye ntica muno muhanda. Yego. Buri isi ngo ucumura puaruro. Nambwiye naco muhanda uri imanuka ku Muhima akomeze. Ambwa tarasi nahanyura. Yego. Ati harimo akagozi. Okay. Sibyo? Yego. Tugeze mu nzira arambwa turabizi ati mpagarari yanga. Sinkikugejeje aho ugiye. Yego. Ko twavuye kwageze mbere tate we ntabwo nari ganga. Ati urafata umotari wundi. Urumva? Uzi impamvu? Namakosa. Uzi impamvu? Arabizi neza ko mu nzira polisi n'abashinzwe umutekano atujuje ibisabwa baza kuza kumufata. Abizi ko ahigwa. Abizi ko ahigwa. Yakira service mbi. Sikwemeze tutugana uko ahigwa. Ushima Imana katagutuye mu muhanda ubwo kubera ubwoba yarafite. Bivuze ngo ikirero. Abantu bose bazi ko Imana ibahiga. Bazi ko ikibazo n'Imana. Yego. Bazi ko watuje iby'Imana ibasaba ko nawe wabyuzuza. Yego.
n'ubundi bagenda nabi nanjye byambayeho muvandimwe nta byumweru bibiri birashira motari yarantwaye duca uriya muhanda uca kuri tekisirwa kuri tekisirwa naganaga za cy'imirimo gutyo noneho tugeze kuri tekisirwa ahita ahagarara ko tutageze aho twajyaga bigenze gute arambwira ati oya mbonye umupolisi yarabonye noneho mbabarira umbwire uwo muntu n'umupolisi barakundanye ntabwo bakundanye mbonye none se umupolisi agatumuhagarara ati mbabereyemo 30 niko yawe atunga rero ndanga ko mfata ariko agiye kubona abona moto inyuze ko umupolisi ntago umupolisi ayahagaritse ahita amenya ko umupolisi atari gufata moto zifite ibibazo zifite amadeni mbona arongera arakije tongeye turatambutse ariko uwo muntu uri kugendana ubwoba mu muhanda kubera ko afite amadeni niwe wagenda neza udukurikiye rero n'ubundi umuntu ubasha gutunganira Imana n'ubundi umuntu ubasha nk'uko kugenda neza uko Imana ishaka ngiye kuko nkora imodokari ariko sinjya nkunda kugira ibibazo by'amadeni ahubwo nyine ku mupolisi ndamusuhuza ntafande bite yego si wandebeye niba nta kadeni kaba kanagezemo yego kuri bya byuma byayo akajya akafata igendere amahoro nta kibazo gihari ariko iyo uzi ko ufite ideni yego utangira kujya nabi ubaza ngo barimo impamvu n'abantu byabananiye gutunganira Imana ahubwo bene n'abantu gukiranuka bivuze ngo uwakeruka bigakunda ninde ni umuntu udafite ikibazo n'Imana ni umuntu wizeye umucunguzi wiwe wagenda mu nza nyine ari amahoro aguwe neza niyo ategeye ko yaguye mu ikosa atabishaka nkuko nyabwira umupolisi amwe ni afande wandira ko nta deni ndimo siko bimeze aba yumva bohotse yego no kumana rero siko bimeze nyina yumva bohotse aba yumva ari amahoro aba yumva aguwe neza abo banagira afitanye n'Imana gure ni naho kugenda neza yego naho kuba amahoro nibyo naho yakora ikosa avuga ati papa yego munjye avuze gwampinda umwana mpinde n'ingeso ako nibonye ingeso ndi papa nibonye ho kurakara ni kuvuga nabi ariko nibyo ubasha kugeza papa wabinkiza ndabizi ko bishoboye ukamusaba nta bwoba nta mutima umujya wumva amahoro wishinyuguwe neza ariko birasaba kugisobanura icyo kintu uvuze yego kuko yivuze ngo wankiza hari uwagira ngo nizindi mbabazi Imana iri buguhe za kabiri kugukiza nyine waruvuze bisobanure kunkiza nimvuze muri njye yaravuze ngo zangize wa mubi yanyanduje yego zashaka kubyuka uzirimbura uzice pe uwo muntu Theoneste wizeye Kristo wabazo gukina kwa Kristo yego uwo muntu bundi aracyanduye aragenda usigaye rero ugutunganywa zangesho na migendekere mibi yanduriye muri Adamu n'ubundi uwo murimo rero wa wundi wamucunguye ni ukomeza gukora yego kuko Theoneste rero nubundi ubwo buzima yanduye muri Adamu bamubabaza iyo agize icyo yibonaho nubundi asa nk'uwamuco avati mucunguzi wanjye ndabizi ko niki wakingiza amusaba ko yakimukiza ko Theoneste nubundi akeneye kuba hatunganiye Imana mu ngeso ze za buri munsi urakoze mu by'ukuri ubushatse kuvuga ko ibyo twababariwe byose sibyo ibyo twababariwe byose nyuma yo kumenya ko twabibabariwe urugendo rusigaye n'urwuko Imana igenda inabidukiza siko bimeze amazi n'amaraso byo mu rubavu no murimbye abantu bazi kandi bakunda bingiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha ikimpereyeho ni rimwe bikaba bihagije iteka ryose kuko urubanza rw'ibyaha rwatuvuyeho ubwo rwashyirwaga kuri nde kuri Yesu siko bimeze Imana ntizasubira mu urwo rubanza ni mu Bibiliya mu Baroma mu gice cya 8 ngo nuko rero noneho abari muri Kristo nta teka bazacirwaho siko bimeze ariko muri rimwe aravuga ngo urubanza rw'ibyaha ariko n'imbaraga mbi zabyo ubu rero icyo turimo dukira kano kanya
ni imbaraga mbi Urakoze cyane. urubanza rwashyizwe kuri Yesu. nagiraga ngo ugisobanure. Erega na Paulo kwandikira Abakorinto twemeze Abakorinto ibice 5 aho ku murongo wa mbere Abakorinto bakabiri avuga ngo ndabandikiye itorero ry'Ikorinto ryerejwe muri Kristo, ariko bwohereye ku murongo wa mbere. Yego. Na ku gice cya mbere umurongo wa mbere. Yego. Ryerejwe muri Kristo Yesu. Yego. Ariko ryahamagariwe no kwera nanone. Kuko kwera ni mu ngeso sasa. Urakoze cyane. Sibyo? Turi kureba rero dusanga mu by'ukuri bwa buzima dukomora kuri Kristo. Yego. Sibyo? Uretse kuba twarababariwe ibyaha, ahubwo ni n'imbaraga zidukiza n'imibereho mibi y'ibyaha. Siko bimeze?